Bible turi kumwe ikaze iyi ni Shine with Scripture. Nizere ko muri kugira ibihe byiza. Ese ukwiriye kwemerera umwana wawe gukina imikino ya elegitoroniki? Ese ukwiriye kwemerera umwana wawe gukina imikino ya elegitoroniki? Yaba ayikinira kuri TV, yaba ayikinira kuri mudasobwa cyangwa se n'ahandi. Iki ni ikibazo ababyeyi bakunze guhangana nacyo. Rimwe na rimwe iyo uretse kurera umwana wawe ukamureresha ibikoresho bya elegitoronike, byaba kubikiniraho imikino cyangwa se kubikoreraho ibindi bintu, iyo utarebye neza n'ibyo bimurera, bikazatuma avamo umuntu utifuzaga ko yavamo. None iki ko ari ikibazo gikomeye kirebana n'imirererwe y'umwana, kandi aho akaba ari ikintu wifuza nk'umubyeyi ku mwana, iki kibazo wagikemura ute? Ese birakwiriye ko wemerera umwana wawe gukina imikino ya elegitoronike? Reka tubyinjiremo turebe ibyo ari byo. Ugereranyije n'igihe wowe wari ukiri muto no muri iki gihe, imikino ya elegitoronike yagiye ihinduka cyane. Birashoboka ko wavutse ihari, ariko ubu yarahindutse. Bagenda bagira ibyo bongeramo, bagenda bayivugurura bitewe n'ibyo bashaka se cyangwa se n'ibigezweho. None wakora iki uyu munsi nk'umubyeyi kugira ngo ufashe umwana wawe kumenya ibibi iyo mikino ishobora guteza no kubyirinda? Kuko imikino yose ntabwo ari myiza. Hari imyiza itagize ikintu itwaye, ariko hari n'ishobora gutuma umwana wawe bimugiraho ingaruka mbi. Reka nkubwire ikintu cya mbere wagombye kwirinda wowe umubyeyi w'umubibure. Buriya ntacyo wageraho uramutse wamaganye imikino yose ya elegitoronike cyangwa ukemeza ko gukina iyo mikino ari uguta igihe. Ibyo rwose niba ushaka uzabyibonera. Kuvuga ngo ni mibi, ngo ni uguta igihe yose kuyikina, oya. Kuko hari n'ikinwa n'abantu bakuru. Rero ugiye kwamagana ibintu bihoye ntabwo nta kintu wageraho. Ibyo wibiretse rwose. Muri iyi mikino yose ntabwo ari mibi. Hari n'ikinwa n'abantu bakuru. Icyakora umuntu ashobora gutwarwa umutima n'iyo mikino, cyangwa se akabatwa nayo. Ariko ko kubatwa ubanza ari ijambo rikomeye. Gutwarwa umutima nayo. Icyo wowe mubyeyi w'umubibure wagombye kureba ukanagenzura, ni ukubanza ukamenya igihe umwana amara akina iyo mikino, kugira ngo umenye niba yaramutwaye umutima. Ujye umenya nanone ubwoko bw'imikino umwana wawe asa naho akunda. Reka nkwereke ukuntu ushobora kubigenza. Ushobora kubaza nk'umwana wawe uti nuwuhe mukino abo mwigana bakunda cyane? Uzirikane uri kureba niba ukwiriye kwemerera umwana wawe gukina imikino ya elegitoronike. Umwana wawe uzabimwemerere, ariko ahubwo uzamwemerera kumara igihe kingana iki akina iyo mikino, kandi uzamwemerera ubwoko ubuhe bw'imikino yakina. Uwo mwana wawe numubuza kandi atari na bibi, bishobora kumugiraho ingaruka. Niba bikunda mureka bikore. Ni nk'uko abana bakunda gukina umupira, ni nk'uko abana bakunda ibintu bitandukanye. Hari n'ababa bakunda gukina imikino ya elegitoronike ituma basabana na bagenzi babo nabo kumva arishimye. Ikibazo gihari aha si imikino ya elegitoronike nk'uko twabibonye, kuko si mibi. Ahubwo ikibazo ubwoko ari gukina bw'imikino ni ubuhe, ari kumara igihe kingana iki kuri iyo mikino ayikina. Nicyo kibazo ubundi. Rero kugira ngo umwana wawe umenye neza ukuntu wamufasha n'ibyo wamwemerera n'igihe wamwemerera gukina iyo mikino, ugomba kumubaza ubundi ni uwuhe mukino abana bigana bagenzi be bakunda. Ko buriya biba bishobora gutuma nawe akunda uwo mukino, cyane ko hari imikino rimwe n'imwe ikinwa n'abantu barenze umwe. Bakaba bashobora kuba bakina n'iyo mikino. Ibyo uba ugomba kubimenya. Hanyuma icya kabiri, ukamenya ni ibiki bibera muri uwo mukino abo bana bigana n'umwana wawe bakunda. Ni ibiki biberamo? Ni umukino w'urugomo, ni ukurasana, ni ugutwara imodoka, ni ugusiganwa, ni umukino ujyanye n'ubusambanyi. Ukabimenya ibyo byose. Noneho icya gatatu, utekereza ko ari iki gituma bakunda uwo mukino? Bawukundira iki? Utuma basabana, utuma basohora ibyiyumvo byabo, utuma kuki bawukunda? Ukabimenya. Ni ugezweho cyangwa
bagukundira ibindi bintu byinshi bitandukanye ibyo ukabimenya. Ushobora gusanga burya umwana wawe azi byinshi ku mikino ya elegitoronike kuruta uko wabitekereza, ugasanga yihugikanye utuntu twinshi ku bijyanye n'imikino ya elegitoronike, ariko wowe ukaba nta n'amakuru wari ufite kuri iyo ngingo. Ariko iyo umubajije ibyo bibazo bituma nyine asohora ayo makuru. Biranashoboka ko yaba yarigeze gukina umukino cyangwa se imikino myinshi wumva ko ikemangwa. Ishobora kuba irimo urugomo rukabije, ishobora kuba irimo ubusambanyi, ishobora kuba irimo n'ibindi bintu bitandukanye. Birashoboka ko yaba yarigeze gukina imikino nk'iyo ngiyo. Niba usanze ari uko bimeze, ntugahite umwukina, wimutombokera kuko n'umutombokera uravugisha byose. Wimwuka inabi, wimwuka inabi, ahubwo ubwo ni uburyo ubonye bwo gufasha umwana wawe kugira ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu. Hano turi ababibure, niyo mpamvu dukoresha bibure. Rambura turebe ihame rigaragara mu Baheburayo igice cya 5:14. Hari amagambo meza ahari yagufasha ku bijyanye no gufasha umwana wawe kugira ngo akure mu bwonko, mu bwenge. Abaheburayo igice cya 5:14 haravuga ngo ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuze mu buryo bw'umwuka, bafite ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu, bwatojwe gutandukanya icyiza n'ikibi binyuze mu kubukoresha. Icyo gihe noneho ugiye gufasha umwana wawe agira ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu. Ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu buzamufasha iki? Gutandukanya icyiza n'ikibi. N'icyo ubundi azabukoresha mu gutandukanya icyiza n'ikibi. Ako ni akanya keza ubonye ko kumufasha kuzamura IQ yiwe, kuzamura imyumvire ye. Abana banyu mujye mubigisha Bibiliya bayigamo. Ni byiza kuko bituma bagira indi myumvire, bagira indi kapasite y'imitekerereze. Cyane ko iyo umuntu yiga Bibiliya bayigishwa n'Imana mu buryo buri direct. Rero ntabwo umuntu wigishwa n'Imana aba umwana w'umuntu mukuru ntabwo yakora ibintu bidakwiriye. Rero mubafashe kugira ngo ubwo bushobozi bwo kwiyumvisha ibintu babugire. Ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu babugire, bityo bumufashe. Ako ni akanya keza ko kumwereka kandi ukanamufasha kugira ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu. Uzamufasha kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi binyuze mu gukoresha ubwo bushobozi. Ushobora kubaza umwana wawe ibibazo bishobora kumufasha kumenya impamvu yumva akuruwe n'imikino ikemangwa. Umukino urimo urugomo rwinshi, kuki umukurura? Umukino urimo ubusambanyi, kuki umukurura? Wivura ibimenyetso, vura koze, vura igitera indwara. Izo mpamvu umaze kuzimenya nibwo wavura umwana wawe neza ku bijyanye n'iyo mikino ya elegitoronike. Reka dufate urugero, ushobora kumubaza ese wumva waracikanwe kuko utemerewe gukina umukino runaka? Ese iyo umaze kuwukina wiyumva ute? Ese uko wiyumva nibyo bituma ubutaha ushaka gukina uwo mukino? Cyangwa ukina uwo mukino kubera ko uri kumwe n'abandi? Cyangwa ukina uwo mukino kubera ko hari amarushanwa urimo? Cyangwa se ukina uwo mukino bitewe n'uko ugezweho? Baza umwana wawe kandi witonde, umutombokere. Wimubaza ibibazo bimeze nkaho wagira ngo ari muri interrogatoire. Muganirize. Birashoboka ko nawe wenda wigeze gukina iyo mikino. Ushobora kumuha ubuhamya. Ukamubwira uti imikino imwe n'imwe iba imeze nkaho igira rukuruzi. Kandi hari igihe dukina imikino dushaka kwimara amatsiko gusa. Ese mwana wanjye, umuhungu wanjye cyangwa umukobwa wanjye, bimeze gutya na gutya na kuriya? Mwereke kandi ko nta bintu birenze birimo kuba yabikoze cyangwa se kuba akururwa n'iyo mikino. Uri umubyeyi wereka
kandi ubereye aho ngaho kumufasha. Mufashe rero ariko wabanje kumenya impamvu. Iyo umuntu ageze kwa muganga, reka dufate urugero ko wenda arwaye imwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, yayanduye. Ese icyo nicyo gihe cyo kujya kumubwira kuki utakoresheje, kuki utiporoteje, kuki utakoresheje protection, kuki wegeranye agakungu n'uriya muntu, kuki ababyeyi bakubujije ukabikora? Icyo nicyo gihe cyo kujya kumubwira ibyo bintu. Oya, uba ukeneye kubanza kumuvura indwara. Icyo ni igihe cyo kuvura indwara. Nawe rero wowe mubyeyi w'umubibure, ntabwo ari igihe cyo kujya kubwira umwana wawe ngo kuki wagiye gukinira imikino. Oya, ni igihe cyo ahubwo icyamuteye gukina imikino kugira ngo uvure indwara atazongera gukina iyo mikino, amenye n'impamvu atagomba gukina. Ntabwo igikenewe ari ukumutonganya, igikenewe ari ukumutonganya ngo kuki atakoze ibi, kuki yakoze ibyo bintu kuki. Oya, ukeneye kumenya impamvu yabikoze ukamufasha kugira ngo umuvure iyo ndwara. Hari abakiri bato bakina umukino runaka kugira ngo bazabone ibyo baganira na bagenzi babo. Niba ari uko bimeze ku mwana wawe, ntabwo uzamuganiriza kuri icyo kibazo nk'uko wari kubikora iyo uza gusanga yakundaga imikino irimo urugomo rukabije n'ubwiyandarike. Abana be baratandukanye. Ari gukina umukino kugira ngo azabone ibyo abwira bagenzi be yakoze muri weekend. Hanyuma undi we arakina kubera ko akunda imikino irimo urugomo rukabije n'ubwiyandarike. Abo bana ntabwo bazafashwa kimwe. Umwe arabikunda, undi abikina kugira ngo azabone ibyo abwira bagenzi be. Ntabwo bazafashwa kimwe. Wowe mubyeyi w'umubibure, ibyo uzabimenya ari uko uganiriye n'umwana wawe kandi utamutombokera. Rambura amaboko rusaya igice cya 5:6. Haravuga guki? Amagambo yanyu ajya ahora arangwa n'ineza, asize umunyu kugira ngo mumenye uko mwasubiza umuntu wese. Amagambo yanyu ajya ahora arangwa n'ineza, asize umunyu kugira ngo mumenye uko mwasubiza umuntu wese. Ntabwo ukuntu uri busubize umwana bimeze nk'uko wasubiza undi muntu oya. Menya ukuntu usubiza uwo mwana kandi amagambo yawe amuryohere. Bizagufasha kuganira nawe kandi ugere ku ntego. None se wakora iki mu gihe umwana wawe akunda imikino ishobora kumugiraho ingaruka rero? Bamwe mu bakiri bato bahita bahakana bavuga ko bataragerwaho n'ingaruka z'imikino yo kuri ordinateri irimo urugomo rukabije. Baribwira bati kuba mbikorera kuri ordinateri ntibivuga ko nzabikora mu buzima busanzwe. Niba umwana wawe ari uko abyumva, mufashe gutekereza ku magambo tugiye gusoma ari muri Zaburi ya 15. Waharambuye twahagerera rimwe. Harambura Zaburi 11:5. Haravuga ngo niwe ugenzura umukiranutsi n'umubi, kandi ubugingo bwe bwanga umuntu wese ukunda urugomo. Urumva ukuntu uyu murongo wivuze neza. Ubugingo bwa Yehova bwanga umuntu wese ukunda urugomo. Umuntu wese ubundi biragoye kubona muri Bibiliya bavuga ko Imana yanga umuntu. Akenshi bavuga ko Imana yanga ibyo umuntu akora, ariko ahangaha Imana yanga umuntu ukunda urugomo. Ayo magambo agaragaza neza ko uwo Yehova yanga si umuntu w'umunyarugomo gusa, ahubwo n'ukunda urugomo nawe aramuka. Ayo magambo abigaragaza neza rwose. Iryo hame rishobora kudufasha no kubirebana n'ubwiyandarike cyangwa indi ngeso iyo ari yo yose ijambo ry'Imana riciraho iteka muri rusange. Muri Zaburi ya 37:10 habivuga neza, ya 97 plutôt. Zaburi ya 97:10 habivuga neza, havuga ngo mwabakunda Yehova mwe mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'indahemukazi, arazikiza akazikura mu maboko yawe. Niba umwana wawe akunda imikino yo kuri ordinateri,
uzagerageza gukora ibi bintu. Icya mbere, nyuma yo kumuganiriza ukamwereka kandi ukamubwira impamvu agomba kwirinda imikino iyi n'iyi, uzamufashe muri ibi bintu bikurikira. Ariko mbere y'uko tubireba, hari ikintu ukwiriye kuzirikana. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko bimwe mu bintu bituma ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitinyuka urugamba kandi bikazijyamo ko zigomba kurwanira igihugu, harimo no gukinira imikino ijyanye n'intambara. Iyo umuntu akina imikino runaka iragenda ikamuhindura gake gake, gahoro gahoro, we ntazanabimenye, ariko mu by'ukuri ikagenda ikamuhindura totaloma, bikarangira abaye uwo muntu iyo mikino imusaba kubaho. Rero ibyo nabyo uba ugomba kubiganiriza abana bakabimenya. Birashoboka ko hari n'ibintu bindi bitandukanye umwana wawe yagiye ahindukaho kubera gukina iyo mikino. Nta na rimwe ikintu umuntu akora kidashobora kumugiraho ingaruka. Ubwo rero ibyo uba ugomba kubiganiriza abana bawe mu buryo buhuje n'imyaka yabo. Nubona umwana wawe akunda ibyo bintu, nyuma yo kumuganiriza hari izindi ngamba uba ugomba gufata. Ingamba ya mbere, ntukemere ko akinira iyo mikino ahantu hiherereye nko mu cyumba cye. Ajye akina imikino yemewe, ariko nanone ayikinire ahantu hagaragara. Icya kabiri, shyiraho amategeko agenga iyo mikino. Urugero, ntibyemewe gukina atararangiza umukoro wo ku ishuri, ntibyemewe gukina atararya, ntibyemewe nanone gukina atarakora indi mirimo y'ingenzi. Ayo mategeko jya uyashyiraho kandi ugenzure ko yubahirizwa. Icya gatatu, mufashe kumva akamaro ko gukora imirimo isaba imbaraga. Aho guhugira ku mikino yo kuri ordinateri, mwereke ko gukora imirimo isanzwe ari nabyo burya twaremewe. Kimwe mu bintu bituma ubuzima bushoboka ni uko dukora imirimo iyi ngiyi y'amaboko isaba imbaraga. Bituma umubiri umera neza, bituma umubiri muri rusange ugira ikintu gikomeye cyane twakwita ubuzima bwiza, kubera ko uba ukora imirimo y'imbaraga nyine. Urumva umubiri niwo waremewe gukora, iyo ukora uba uri gukora ibyo waremewe gukora nyine. Ubwo rero urumva umubiri muri rusange ugira n'ubuzima bwiza. Icya kane, abana bawe bajye bakina iyo mikino ya elegitoronike aho ureba. Bizanarushaho kuba byiza n'ujya ubona akanya ukanakina nabo. Aka kantu ni ingenzi. N'ujya ubona akanya jya ukina n'abana bawe, bizagufasha. Iyo muri gukina muranaganira, mugatera urwenya, mugatera story, ukareba ukuntu umwana wawe yitwara muri gukina uwo mukino, bakabona ko uri kumwe nabo, bakabona ko kandi gukina imikino irimo urugomo atari byo bishimisha gusa, cyangwa irimo ubusambanyi atari byo bishimisha gusa, ahubwo no gukina imikino yemewe itagize ikintu gitwaye nyuma yo kurangiza imirimo yose, burya nabyo bituma umuntu yishima. Ako kantu ni ingenzi, muzagakora. Birumvikana ko kugira ngo ufashe abana bawe kumenya ibiri muri iyo mikino baba bagomba gukina, ugomba kuba uzi kuvugana ubushizi bw'amanga. Ugomba kumenya ukuntu umwana wawe umubwira, ariko ukamubwira abona ko utajenjetse. Ariko nawe rero ubayeho utubuto, uri mubyeyi w'umupipa. Wowe ibiganiro byo kuri televiziyo ureba na filime ureba zigaragaza ko ibyo uri kubwira uwo mwana wawe ari byo by'ukuri. Uramubwira ngo ntareka gukina imikino y'urugomo, kandi niwe muntu wa mbere wirebera filime za action zikubita. Uri kubwira umwana wawe ngo ye gukina imikino irimo ubwiyandarike, nyamara nawe filime ureba n'ibyo biba byibereyemo. Uzigisha umwana wawe ute koko? Uzamwigisha ngo ntukibe kandi wibe? Reba nawe uburyo ubayeho, kuko buriya umuntu uvugana ubushizi bw'amanga ni umuntu uvuga ibintu akora. Umuntu uvuga ibintu akora burya avugana ubushizi bw'amanga. Reba rero nawe imibereho yawe n'ibizatuma wegera umwana nawe akabibona ko ibyo umubwira ari byo. Uzitonde kuko abana baritegereza cyane. Buriya ntuzigere na rimwe wishuka. Niba ufite imibereho y'amaharakubiri, abana bawe
nabo baba babizi kubera ko bumuraho n'abana. Tubonye iki? Tubonye ko imikino ya elegitoronike kubuza umwana wawe cyangwa se kumwemerera ni uburenganzira bwawe. Icyakora bigendana n'ibyo umwemerera cyangwa se n'ibyo umwangira. Wowe mubyeyi w'umubibi, ikintu ukwiriye kumenya ni uko imikino yose ya elegitoronike ntabwo ari mibi. Ntabwo ari mibi, hari n'iyo natwe dukina itagize ikintu itwaye. Ahubwo ujye ugerageza gucengera umenye nuwuhe mukino abana bigana n'umwana wawe bakunda cyane. Ese ni ibiki bibera muri uwo mukino? Ese ni iki gituma bakunda uwo mukino cyane? Birashoboka ko umwana wawe nawe yaba yarigeze gukina uwo mukino kandi ukaba wumva ko iyo mikino yayigeze gukina ikimango. Umwana wawe ntukamutombokere, ahubwo menya ko iki ari igihe cyiza cyo kumwigisha gukoresha ubushobozi bwe bwo kwiyumvisha ibintu kugira ngo atandukanye icyiza n'ikibi. Kandi ubwo bushobozi bwe nawe ubuzamure. Wayobora igice cya 5:14 twigeze gusoma habisobanuye. Nanone jya ubaza umwana wawe se yumva yaracikanwe bitewe n'imikino imwe n'imwe atemerewe gukina. Hari abana bakina imikino kugira ngo bazabone ibyo babwira bagenzi babo. Hari n'abakina iyo mikino mibi irimo ubwiyandarike n'urugomo rukabije kubera ko babikunda. Abo bana ntabwo bafashwa kimwe. Umwe arabikina kugira ngo azagire icyo abwira bagenzi be, undi akabikina kubera ko bikunda. Abo bana ntabwo babafasha kimwe. Jya umenya rero umwana wawe ari mu kihe cyiciro. Hanyuma umwana wawe niba akunda imikino iri mu rugomo n'ubwiyandarike, mufashe kumenya neza uko Imana ibona iyo ngingo. Zaburi ya 11:5 yagufasha, na Zaburi ya 94:10 yagufasha. Ariko nanone shyiraho amategeko nk'umubyeyi agenga iyo mikino. Ntumwemerere kwikina ahantu hiherereye, urugero nko mu cyumba cye. Ushyiraho amategeko agenga iyo mikino, urugero nko kuyikina ari uko arangije umukoro wo ku ishuri, kurya no gukora indi mirimo y'ingenzi. Nanone mufashe kumva akamaro ko gukora imirimo isaba imbaraga. Ko ibintu by'imikino ni imikino nyine yo kuri orudinateri cyangwa se ahandi, ariko ibi bintu bisanzwe ni iby'umubiri waremewe gukora. Iyo ukora akazi k'imbaraga bituma umubiri wawe za mbaraga uzikoresha, bigatuma ubuzima bugenda neza. Umubiri uri gukora icyo waremewe gukora. Nanone abana bawe bareke bakine iyo mikino ahantu ureba. Bizanarushaho kuba byiza nugenda nabo ugakinana nabo, ukabereka ko gukina imikino iri mu rugomo rwinshi cyangwa ubwiyandarike si byo bituma umuntu yishima, ahubwo twishima kubera ko turi gukina imikino ya nyayo, kandi nawe nimwishima muri kumwe bizatuma ubumwe bwanyu burushaho kumera neza. Bityo bajye bishimira kuba bari kumwe nawe bakina imikino ya nyayo, n'igihe baba bari bonyine bakina imikino ya nyayo, kuko ibyishimo byakuri ntibituruka mu gukina imikino irimo ibintu bibi. Icyakora nk'uko twabibonye, kugira ngo ufashe abana bawe kumenya ibibi biri mu mikino, bisaba ko nawe uba ugira ubushishozi, ukavugana ubushizi bw'amanga kubera ko ibyo bategeka gukora nawe ari byo ukora. Filime ureba, ibiganiro byo kuri televiziyo, byose bigaragaza ko ibyo ubuza abana bawe nawe utabikora, cyangwa urababwira ngo ntimukibe kandi wiba. Ntabwo byaba ari byo. N'uba ufite imibereho y'amahoro kubiri, nta kintu uzafasha abana bawe. Baha urugero rwiza mu birebana n'iyo ngingo. Birashoboka ko hari ibindi bintu bijyana n'iyi ngingo twari turiho ushobora kuba uzi ku bijyanye n'imikino ya elegitoronike n'ingaruka ishobora kugira ku bana, ndetse n'ukuntu ababyeyi bashobora kubyitwara. Iki kiganiro ntabwo kiri live, kiri kuba kiri recorded. Rero bisobanuye ko ntabwo twaguha mikoro ngo uvuge ko bigendanye n'ubunararibonye bwawe ubona ibintu. Ariko comment irahari, bishyire muri comment. Birafasha ababyeyi, bifashe n'abana muri rusange, kugira ngo tubungabunge iyi miryango ishobora kujya mu kaga bitewe n'imikino ya elegitoronike nk'uko twabibonye. Hanyuma iyo wakoze subscribe aho hasi, rwose ikaze muri uyu muryango wa Shine with Scripture, umuryango uzishimira gukomeza kubona. Murakoze cyane. See you in the next one.